umwe mu bakunzi bacu yadusabye ko twazamusobanurira izina Joel. Ngo haye ikaze mu gace ko gusobanura amazina nk'uko umaze kubimenyera. Dusobanura izina runaka tukareba ibiranga umuntu witwa iryo zina, akazi yashobora gukora n'uko ateye mu rukundo. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku izina Joel nk'uko umwe mu bakunzi bacu yabidusabye. Izina Joel ni izina rihabwa abana b'abahungu. Iri zina rikomoka mu rurimi rw'Igiheburayo Yoel, bisobanuye Yahweh is God. Yahweh ni Imana, iyi Yahweh ikaba yari Imana y'Abaheburayo ba kera. Izina Joel nakubwira ko rigaragara muri Bibiliya mu gitabo cy'Isezerano rya kera. Iki gihe Joel yari umwe mu basirikare barindaga umwami Dawidi, ndetse iri zina Joel ryakwirakwijwe n'Abapuritans ahagana mu kinyejana cya 16. Hagati mu myaka y'1960 izina Joel ryabaye rimwe mu mazina 100 yari akunzwe kurusha ayandi kugeza mu myaka 20 yakurikiyeho. Dukurikije inyandiko y'urubuga rwa Urban Dictionary, mu bushakashatsi rwakoze rwagaragaje ko Joel ari umuntu mwiza, ndetse ko niba ari inshuti yawe ugomba kugerageza uko ushoboye ntumutakaze. Muri make, niba ufite inshuti yitwa Joel uharanire kugumana nayo kuko nta wundi uzabona umeze nkawe. Ba Joel usanga ari abantu bavuga make. Joel arangwa no gutuza kandi ari umunyabwenge. Joel usanga ari umuntu udahangayikishwa n'amafaranga kuko akenshi Joel aba ari umunyamahirwe. Rimwe na rimwe Joel usanga akunda kwihugiraho, ariko nanone akagirira impuhwe abandi ndetse akagira n'umutima ufasha abandi. Joel usanga ari umuntu ugira umuhate mu byo akora ndetse akanga gutsindwa iteka ryose. Gusa nanone Joel usanga ari umuntu uzi kwihanganira gutegereza ibintu bimugoye. Joel ni umuntu ukunda kugira ibanga ndetse agakunda gukora ibintu wenyine no kuba wenyine, ndetse ntagakunda kwisobanura imbere y'abandi bantu. Joel iyo ababaye biragora kubimenya kuko nawe ubwe iyo ababaye ntagapfa kubimenya, ndetse kuko ahora ari umuntu wigunze biragoye kumenya igihe yishimye cyangwa ababaye. Mu byamamare nakubwira byitiranwa nawe niba witwa Joel harimo Joel Emshel. Uyu ni icyamamare mu banyarwenya ubarizwa muri Amerika, akaba yaravutse mu mwaka w'1971. Nanone kandi witiranwa na Joel Cohen. Uyu ni producer wa filime, akanayobora ibiganiro bya televiziyo, akamwanditsi wa filime. Ndetse nanone witiranwa na Joel Madden. Uyu ni umuririmbyi w'icyamamare mu itsinda rya American Pop Punk Band, akaba abarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu rukundo Joel ni umuntu uzi kwita ku mukunzi we cyane, ndetse akunda kumenya iyo ababaye cyangwa iyo ubabaye uko agutwara. Joel ni umuntu uzi kwihanganisha no kuba hafi y'abantu bagize ibyago, akamenya kubafata mu mugongo. Joel akunda kuvugisha ukuri ndetse agakunda umuntu nawe uvugisha ukuri, ndetse yirinda kubabaza abandi, akunda ubutabera. Mu kazi washinga Joel wamugira umuyobozi kubw'impamvu runaka. Joel usanga ari umuntu utera ingabo mu bitugu abandi, akaba umunyamurava. Iyi niyo mpamvu kumugira umuyobozi ari byiza. Nanone Joel usanga ari umuntu ukunda gutangira ibintu n'imishinga ariko ntayirangize, ahubwo akunda gusigira abandi iyo mirimo, akanabereka uko ikorwa n'aho yari ageze akora. Joel usanga yabasha kuba umuyobozi mu bigendanye no kwigisha cyangwa indi mirimo isaba kwigisha no gukora imirimo y'amaboko. Joel usanga akunda ukuri, akagira gahunda mu kazi ke, akubaha amategeko ndetse akagira gahunda. Muri make nta kajagari agira. Reka nizere ko niba witwa Joel cyangwa ufite inshuti yawe witwa Joel ubasha gusobanukirwa byinshi kuri we. Niba nawe wifuza ko tuzagusobanurira izina runaka, uryandike muri comment, tuzarisobanura ubutaha.